Amahoro y'Imana bane namwe abadukurikiye muraho twari tumaze iminsi tutaganira ariko uyu munsi twagarutse kubabwira ubwiza, kubabwira ubuntu, kubabwira kugira neza kw'Imana. Imana yacu ni nziza, Imana yacu iratabara muri iki gihe gikomeye. Nubwo twumva ko no kuva kera bavugaga ngo iby'iki gihe, ibihe byose haba hari iby'icyo gihe. Iby'iki gihe rero turimo twe nibyo tuzi, bitatworoheye, bikomeye, bigoye, mu bato, mu bakuru, mu bana, mu babyeyi, birakomeye. Umuntu wese muravugana uti umeze ute, ati ni iby'iki gihe. Ariko nje kukubwira ngo hari Imana itabara mu by'iki gihe. Niba yaratabaraga mu gihe cy'ibyashize, mu gihe cya kera, niba yaratabaye abatubanjirije, n'uyu munsi iracyari Imana. Ujya ubona bikomeye, ukabona bikugoye, ukabona bitoroshye, ntukifuze kuba kanaka kuko we ibyo arimo ntaho bihuriye n'ibyawe. Ngo ntabwo igihe ikigeragezo kirenze ukwizera kwacu. Nje kukubwira rero ngo hari Imana itabara muri iki gihe, muri iki gihe gikomeye, muri iki gihe kitoroshye, muri iki gihe kigoye. Izuba riraza tuti izuba ry'iki gihe, iyo imvura ibaye nyinshi tuti imvura y'iki gihe. Ibibaye byose biba ari iby'iki gihe, ariko muri iki gihe hari Imana. Hari Imana igitabara. Iyo ngiyo niyo nje kukubwira igitondo cya none. Reka dusenge, tubanze tuyishimire ibyo turimo, hanyuma dukomeze tuyiragize n'ibiri imbere. Ni Imana yacu, yari Imana yacu. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo yemwe abo nahetse mukiri mu nda, tukiri mu nda tutaramenya no kuyisaba, yemwe abo nateruye mukivuka, tukivuka tutaranayisobanukirwa, ngo ndabahetse, ngo kandi imvi zanyu zizarinda ziba uruyenzi nkibahetse. Iyo niyo Mana nje kukubwira uyu munsi. Ndakubwira uyu munsi wa none ngo hari Imana itabara. Hari Imana itabara igira neza, niyo nje kukubwira uyu munsi. Turifashisha urwandiko rw'Abaheburayo ibice 4 umurongo wa 16. Niwo turi bugenderemo uyu munsi, ariko reka duhere ku wa 14 tuhasome hose, hanyuma twumve ko dufite Imana itabara. Erega bipfira mu kutizera. Iyo twayizeye byose birashoboka, kuko Bibiliya avuga ngo byose bishobokera abizeye. Byose birashoboka iyo twizeye Imana itabara. Iyo niyo ngiye kukubwira rero, ngo nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru, ari we Yesu umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizeye tukabyatura. Uwo ni umurongo wa 14. Wa 15 avuga ngo kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Uwo ni we nje kukubwira ngo Imana itabara. Icyo nkubwira nuko nawe yaragerageje nkatwe, yaragerageje birenze ibyacu, yarageragejwe kandi cyane. Ariko nubwo yageragejwe ntabwo yakoze icyaha. Byari bikomeye. Bibiliya itubwira ko hari aho yavuye amaraso, icyuya cy'amaraso. Byari bikomeye. Yarageragejwe nk'uko yageragejwe. Nawe yarashonje, yarageragejwe. Yagenze muri iyi si ngo yari umuntu 100%. Yarababaraga nkatwe, yari afite amarangamutima nk'ayacu, yari umuntu 100%. Muri ibyo bigeragezo byose ntabwo yigeze acumurira Imana, ntabwo yigeze acumurira ise ari we data wa twese natwe. Nakubwiraga rero umurongo wa 6 niwo navuga ngo duhagararemo, ngo nuko rero twegere intebe y'ubuntu, tugerageze kwegera intebe y'ubuntu. Nuko rero twegere intebe y'ubuntu
tudatinya. Igituma tudatinya ni uko dufite umutabazi, dufite Imana itabara, dufite umurengezi, umucunguzi, Imana yacu ishobora kudutabara ibihe byose tuyegereye. Icyo ngusaba uyegere. Ngo nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya kugira ngo tubabarirwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Turabwirwa iki? Turabwirwa kwegera intebe y'ubuntu. Iyo niyo kondisiyo dufite yonyine, kwegera intebe y'ubuntu. Iyo twegeye intebe y'ubuntu twirizera. Iyo tujya kwegera iyo ntebe y'ubuntu tubanza kwizera ko iyo ntebe y'ubuntu ihari. Noneho twamara kubyizera tukayegera. Iyo tumaze kuyegera tuba tumwegereye. Iyo twegereye umutabazi aradutabara. Ngira ngo nta muntu n'umwe uvuka angana uko ungana uko wowe urimo kunyumva, urimo kundeba, nta muntu n'umwe uvuka angana atyo. Buri wese avuka ari umwana, avuka ari uruhinja, agakura akaba umwana, akagira ubwenge. Iyo habaye ikibazo, iyo hagize ikigutera ubwoba, uri umwana uriruka. Iyo umaze gufata ku kuboko kwa papa, iyo utarabana muremure ukiri kagufi ugafata ku kuguru kwa papa, ukaguhobera ukagukomeza, uba uzi neza ko nta cyamugukuraho. Uba wumva wageze aho ugomba guhungira mu buhungiro bwawe. Ariko twebwe abana b'Imana ntabwo tuzi guhungira kuri papa. Uyu munsi none ndakubwira ngo mwegere. Ku ijambo rirambwiye ngo nuko rero twegere intebe y'ubuntu, nuko rero twegere intebe y'umwana w'intama w'Imana, uwatubambiwe, uwagenze muri iyi si, uzi uko imeze, ubizi. Tuyegere. Nitumara kuyegera, nitumara kuyifataho, nitumara kuyikomezaho, nta kintu na kimwe kiri bukuneshe. Sinkubwiye ngo kuza ntibiri buze, biraza pe, ariko biraza. Ujye wibuka wa mugani twaciriwe, turabwirwa ngo inzu yo ku musenyi n'inzu yo ku rutare. Ngo imvura yaraguye, umuvu uraza, umuvuje ugeze ku nzu iri mu musenyi. Nawe urabizi, urumva igiti gishinzwe mu musenyi uko kimeze. Kuko umuvu wari mwinshi, uragihurutura, uragitwara. Ndakubwira gukomerera ku mwami. Noneho iya mvura ifite umuvuduko nk'uwo yari ifite mbere, irongera iragwa, igera kuri ya nzu. Noneho yo iri ku rutare, ifite fondasiyo muri urwo rutare. Igezeho irakubita, ariko ikubise ntabwo yatwaye ya nzu. Kubera iki? Kubera iyo nzu hari aho yari ifashe. Nibyo nakubwiraga, n'umwana mutoya aba azi ko papa we ari bumutabare. Iyo amaze gufata ukuguru ko akakwizingiraho, aba azi ko nta cyamushobora. Natwe twegere intebe y'ubuntu, twegere Imana yacu, kandi twigere twizeye neza ko Imana yacu ibishoboye. Ndakubwira Imana itabara, nshuti y'umusaraba, njya kubwira Imana itabara. Ibyo bihe urimo ishobora kubigutabara. Ushobora kuba, nshuti y'umusaraba, hari n'ibyo udashobora kuvuga ngo ubwire umwana w'umuntu. Hari ibyo udashobora kubwira umuntu uti iki n'iki kimeze gitya na gitya. Ariko Imana se niyo utayibwira iba yabibonye. Ngo mbere y'uko ijambo rigera ku rurimi iba yarangije kuribona mu mutima. Nshuti y'umusaraba, uyu munsi wa none ndakubwira ngo hari Imana itabara. Hari Imana itabara iyo umaze kuyiringira, iyo umaze kuyizera, iyo umaze kuyegera, iyo umaze kuyifata ukayomaho, iragutabara. Hari Imana itabara, niyo naje kukubwira igitondo cya none. Ndakubwiye ngo hari ibyo unanirwa no kuvuga. Hari nubwo uba udafite n'uwo wabibwira. Hari ubwo uba udafite uwo ubibwira, bikakuniga, bikakubabaza, bikakugora, ukabura uwo ubibwira. Ariko nshuti y'umusaraba, nubwo adahari wo kubibwira, nubwo ibyo bintu biri mu mutima wawe wabuze uwo ubibwira, injira mu cyumba cyawe ubibwira Imana. Imana iratabara, Imana iratabara, Imana igitabara.
urirwanirira ariko nta kintu wakora, urishaka ariko nta n'ubwo wibona. Inshuti y'umusaraba, hari Imana itabara, hari Imana itabara. Wabuze uwo ubibwira, wabuze uwo ubibwira. Ahubwo rero hari n'ibyo ufite abo ubwira, ariko hari ibyo udashobora kuvuga. Ibyo ngibyo udashobora kuvuga, kubwira abantu, iyo ubiyibwire ntabwo ntishobora kukuvamo, ntabwo igira amazima, ntishobora kukugaya. Kandi unabivuga bicuramanze, yo ibyumva ibicuruye, ikabifatira umurongo, ikamenya ngo yashakaga kuvuga iki. Uyu mwana wanjye amaganya aratuma avuga ibintu abicurika bicurura, ariko yashakaga kuvuga iki. Hanyuma ikagutabara, kuko igigutabara hari n'ibindi gutabaramo utarayitabaza. Hari byinshi byinshi cyane yagutabayemo utarayitabaza. Iyo niyo yagutabaye, iyo niyo yaguhetse ukiri mu nda, ukiri mu nda. Ntabwo ari mama wawe wafashe iyo nda, ntabwo ari papa wawe, nta n'amaboko wari ufite yo kubafata ngo bahungireho, ariko yo yaragukomeje, iguha gukurira muri iyo nda, izindi zivamo. Igihe wavukaga mama wawe abikubwiye, hari ababyeyi batwite nk'uko yatwite, ariko igihe wavukaga wowe uravuka, abandi barapfa. Iyo ni Imana, iyo niyo ndimo kukubwira. Iyo yakurinze icyo gihe, iyo yabanye nawe icyo gihe, niyo Mana itabara n'uyu munsi. Niyo ndimo kukubwira, inshuti y'umusaraba. Umuntu witwa Gideyoni mu gitabo cy'abacamanza yaratabaje, bambe ntiyigeze anayitabaza. Yari umunyantege nke, yari umunyabwoba, yari yihishe, ariko Imana iramusanga, arayibaza ati ariko iyo Mana njya numva yabasogokuruza iri, ariko imaze iki? Kuki turimo guhangayika gutya? Kuki turimo gupfura urupfu? Iyo Mana mutubwiririye. Ariko yari ihari, yamukoreye ibikomeye, yamukoreye ibitangaza, yamugiriye neza, imuha gucungura bene wabo. Yavugaga ati ndi wo mu muryango woroshye, ni njyewe bucura iwacu, ntacyo numva ndicyo. Ariko ya yindi igihagarara muri bya bindi byashize, ikareba biriya bizaza, yari izi ikizamugira. Iyo niyo ndimo kukubwira, Imana itabara. Ijya imbwira ngo untabaze ndagutabara, ngo kandi ndakwereka ibikomeye biruhije cyane wowe udashobora kumenya. Niko ivuga mu gitabo cya Yeremiya ibice 33 umurongo wa 3. Iravuga ngo ntabaza, 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 ndi umutabazi wawe, ntabaza jyewe ndagutabara. Kandi nimara kugutabara singutabara ngo nkurekeraho, ndanakwereka n'ibindi biruhije wowe utaruzi. Mwereke inzira birimo ngo ucishe inzira utari buhuriremo nabyo. Mwereke inzira birimo ngo ushobore kubigusimbutsa ubirenge, kuko ari njyewe mutabazi wawe. Ndimo kukubwira Imana itabara, inshuti y'umusaraba. Ndavuga Imana itabara, niko ijambo ritubwiye. Dawidi yaravuze, reka tuhasome muri Zaburi y'121, twumva uko Dawidi yavuze, inshuti y'umusaraba. 121 umurongo wa mbere, Dawidi yaravuze ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kwavahe. Nawe yari afite nawe abwira byari byamurenze. Yaroye ibumoso aramusiga, arora iburyo haramusiga, areba imbere areba inyuma arahoshoberwa, arangije yuburira amaso ku musozi. Ngo aravuga ngo nduburira amaso yanjye ku musozi, ngo mbega gutabarwa kwanjye kwavahe nimumbwire. Arabaza, ariko umwuka w'Imana wamubagamo uramusubiza, arisubiza ngo gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ndakubwira Imana itabara. Uwo ni Dawidi. Mwumvise Yeremiya, Imana imubwira utuntabaze ndagutabara. Jewe ubwanjye untabaze, numara kuntabaza ndagutabara. Nimara kugutabara ndakwereka ibintu bikomeye biruhije wowe utashobora kumenya. Nshuti, nta hantu Imana yigeze gutabara hamwe waba wibuka. Noneho ngo hakubere
inkomezi, hakuberaho guhagarara kugira ngo ushobore kumenya ngo n'ibyo urimo urabivamo. Ndakubwira ngo ibyo ngibyo urimo wabuze uwo ubwira, ibyo ngibyo urimo upfuka umunwa uvuga uti mfite mama, yenda udafite mama. Nakubwiye ngo hari umuntu udafite uwo abwira, hari umuntu udafite mama, udafite papa, udafite mukuru, akareba muri umuntu akavuga ati bise nabimubwira ndica umutima we. Ibi ndabyihanganira, ibi ndagira gutya, ariko inshuti y'umusaraba urabyihanganira uyu munsi, ubyihanganira uku kwezi, ubyihanganira uyu mwaka. Uzajya kumva wumve ngo umuzi ko yari avuye mu kazi, ngo hanyuma aparitse imodoka, ngo tubona aramanutse yicaye hasi arapfuye. Biba byararenze, byarabaye byinshi. Ariko iyo ushoboye wowe kubibwira Uwiteka, nakubwiye ngo ntabwo bibuza kuza, ariko iyo ubibwiye Uwiteka uyu munsi, ejo bikaza mu mutima ukabibwira Uwiteka, ushobora kubinesha. Noneho ibindi bikazaza. Ntibazakubeshye ngo ibyo icyo cyaje urabona ari rurangiza. Uricara ukavuga uti ubuse noneho gusenya ikindi cyarenga iki n'iki, ndapfuye birarangiye. Reka da, nagupfuye, urahari, birabaye, birarangiye, uzongera ubeho, wongera ukomeze, wongera usubire mu buzima, wongera unezerwe, wongera usekane n'abandi. Ikindi kizi uyu munsi uravuga uti ndapfushije, ubuse nakongera guseka. Uzongera uti umwana wanjye namukundaga, umwana wanjye yarutaga bose. Yes, yarutaga bose nk'uko mama wa Mose nawe yavuze ngo yari afite umwana mwiza. Burya n'umuturanyi yari afite mwiza, burya n'umwanzi yari afite mwiza. N'aba banyegiputa babicaga bari bafite abana nabo basa neza, ba nyina babonaga ari beza. Uti umwana wanjye mwiza, nibyo uramushyingura, urire, utake, uboroge, wumve isi yakumanukiye. Simfite na mama ndirira, simfite na mukuru wanjye, simfite n'uwo mbwira. Ejo n'ejo bundi uzabyara undi, hanyuma wongera useke. Ntibitagutangaze, wongeye ukagira ibindi bikubabaza kuruta ibyo. Icyo nkubwira rero ni kimwe: shaka Uwiteka, shaka Uwiteka, ukomerere ku Uwiteka, wifate ku Uwiteka Imana yawe. Imana ikomeye yonyine niyo ishobora kugutabara. Uyu munsi wa none ndakubwira ngo hari Imana itabara, hari Imana itabara. Umwana w'umuntu aho atagutabara, aho atagira icyo agukorera, aho atagira icyo akumarira, aho icyo yakora ari ukurirana nawe gusa, hari Imana itabara. Ndakubwira uyu munsi ngo hari Imana itabara. Icyo ngusaba ni kimwe cyonyine: kuyegera, kuyikomereraho, kuyifataho, komatana nayo. Nawe ukavuga uti nduburira amaso yanjye ku musozi, nk'uko Dawidi yabivuze. Nduburira amaso yanjye ku Uwiteka, kuko wenyine niwe ushobora kunkomeza, wenyine niwe ushobora kunkura muri aka gahinda, wenyine niwe wansanga muri iri curaburindi, wenyine niwe wangirira ubuntu, niwe wenyine. Ndakwinginze wuburira amaso yawe ku Uwiteka. Umutabazi wawe nta wundi, ni Uwiteka wenyine. Usange Uwiteka akugirira ubuntu, ibindi byose Imana izabikora. Murakoze, reka tumushime. Turagushimye murengezi w'ubugingo kuko uri Imana, turaguhimbaje kuko uri igitangaza. Yaguhora ku ngoma ngo inyuma y'ijambo ryawe ukarikomeza. Ndakwinginze ngo iri jambo ryawe kuri ayo matwi aryumvise urikomereshe ibimenyetso n'ibitangaza byawe, Umucunguzi w'ubugingo. Uwo muntu wari wihebye umkomezi, umubera igitare, umubera igitangaza. Uwabuze uwo abwira Nyaguhora ku ngoma umwegera kubwire kuko uri Imana yumva kuniha no gutakamba kwacu. Urakoze Papa, icyubahiro kibi cyawe. Ni mu izina ry'Umwana wa Yesu Kristo dusenze twizeye, amen.